ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Igihe umaze uzenguruka uyu musozi kirahagije, igihe umaze uri mu gahinda kirahagije. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu ni uzaho biherereye ku buzima bwawe. Yesu ni uzaho biherereye. Abantu batahamenya ariko Yesu arahazi. Ifi yawe ntawe uzayiroba ushyitse umutima mu nda. Naho abarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe ntawe uzayiroba. Umva nkubwire shuti yanjye, Yesu ni uzaho biherereye. Yesu ageze ku nyanja asanga abigisha barayijoro ryose baroba, ariko bakesha ijoro ntacyo bafashe. Ariko kuko Yesu ari uzaho biherereye ngo arategeka, arava ngo nimunaga urushundura, ngo bararunaga. Ngo baze kurunaga ngo baroba amafi menshi. Babeho amazina ni Profete Byukura bagirana Noheri. Reka nkusuhuze wowe ukunda gukurikirana Profete Byukura bagirana Noheri. Nkubwira ko wowe ukunda gukurikirana Shenge TV, nkubwira ngo Imana iguhe umugisha kandi imbaraga z'Imana zibane nawe. Aka ni kakanya tugarutsemo tuzanye ijambo ry'ihumure, ijambo ryo guhumuriza abantu, ijambo rihura imitima yanyu. Amazina ni Profete Byukura bagirana Noheri. Mfite na YouTube channel yitwa Profete Noheri Official. Mugihe mukore subscribe, mu sharing, ndetse mutibagiwe no kujya muri comment no gukanda kunzogera, mutibagiwe no gukanda subscribe kuri YouTube channel yitwa Shenge TV. YouTube yanyu mukunda cyane kandi dushimira n'abayobozi bayo ko ari abayobozi beza batagira ishyari. Imana ibamugisha. Ningejwi abandi ni kakajwi, nyita ijwi ry'abadiaspora, nyita icyogere ku rugamba, umushakamba utagira umbeho mu nda, kandi unyite umukozi w'Imana uzanyiga ijambo ry'ihumure. Tugiye kuganira ku ngingo 3 zonyine zisobanura umugisha. Umugisha umuntu arawuvukana, icyo ni icyambere. Icya kabiri, umugisha ntago bawutoragura ahubwo barawukorera. Gatatu, umugisha w'Imana ubona kubw'ubuntu. Reka dusenge twubaha Imana, dushimire Yesu Kristo. Mana mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, Imana idukunda, Imana twizeye, Imana ivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Jambo rya rava ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yari Imana. Mu byaremwe byose nta kitararemwe na jambo, umwana wawe. Ngo ukomeze ubane natwe kandi dushyigikire muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Munyanganire gukoresha marinette, ndumva amaso asa nkandyamo, ariko nta kibazo turabasha kumvikana. Icyo nababwira icyambere nje kukubira ngo umugisha Imana itanga nta mumabaro yongeraho. Umugisha Imana itanga nta muvumo uzana nawo. Umugisha Imana itanga iwuguha kuko yagambiriye kugwa mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iki nje kukubwira ngo humura, ibyaguhigaga byose biraburaye mu izina rya Yesu. Hariho gutabarwa ku buzima bwawe. Nje kukubwira ngo aho utuye umunsi wa none hari ibyiringiro ko wanahava. Hari ibyiringiro ko wabona gutabarwa kw'Imana. Hari ibyiringiro ko ahandi wabonaga ugiye gupfira Imana haguhera ubuzima. Kimwe mu bintu namenye mu buzima bwanjye bwa buri munsi, namarira nabonye Imana itahoza, na gikomere nabonye Imana itakomora, na gahinda nabonye Imana itamara. Rero umushuti wanjye cyangwa se umukozi w'Imana wunkurikiranye, yaba uri mu Rwanda, yaba uri mu mande nye z'igihugu cyangwa z'isi, reka nkubwire ngo Imana iragukunda kandi Imana igufitiye umumaro. Bibiliya iravuga ngo mu mwaka uzi yatanzemo nibwo Yesaya yabonye Imana. Rero shuti yanjye, nshuti y'umusaraba, hari ibintu bigomba gupfa kugira ngo wakire ubutabazi bw'Imana. Hari ibintu bigomba kuburizwamo kugira ngo wakire kugirirwa neza n'Imana. Imana igufitiye ikintu cyitwa umugambi mwiza. Umugambi Imana igufiteho ku buzima bwayo ntabwo ari inyanya ngo zirabura. Abantu bakubwira ngo uzapfa ntacyo wimariye, naho uzagira, uzamwara, uzakorwa n'isoni, uzaseba. Nje kukubwira ngo ujye wiga kuvuguruza migambi y'abadayimoni. Hari ukuntu abantu batubwira ngo umuntu akita umwana we ngo igicucu, ariko wa mwana kubera guhora bamwaturaho ya magambo ngo ni igicucu akazaba igicucu. Ariko iyo tugeze muri Kristo Yesu aduhanaguraho imivumo, adukuraho karande z'imiryango, adukuraho ibyo abantu batugambiriyeho, adukuraho ibyo abantu batwatuye batuvuze. Rero imivumo y'abakwanga ntabwo izagufata, kuko bavuma rimwe Imana igakuba kabiri uguha umugisha. Nje kukubwira ngo umutego mutindi ushibuka nyira wakihahagaze. Abantu bagutega umushibuka bajya baca umugani abanyarwanda ngo utega umushibuka ikiguruka kiwurora aba yikuza ubusa. Petero yuzuye umwuka ajya mwerekwa aravuga ngo uwo mwishe mukamubamba n'ukoze ibimureba. Nje kukubwira ngo Yesu agufitiye urukundo n'imbabazi. Ikimana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse, irangije irasinya, ishyiraho sinyatire yayo yuko izakugirira neza. Umva nkubwira,
hari abantu bajya bipanga akazi ko kugucira imanza bakakubwira ngo ntacyo uzimarira naho uzagera ntabwo ukishijwe oya ujye ubabwira ngo nimutuze ntabwo muri Imana yanjye. Bibiliya iravuga ngo mbere yuko utokora agatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wawe banza utokore umugogo uri mu jisho ryawe. Aba bantu bipanze akazi bigira abacamanza, bigira abantu bazajya baza kujajinga, bigira abantu bahagarariye inkiko badafitiye. Kandi iyo urebye mu buzima bwa buri munsi bwabo usanga hano mu Rwanda nta rukiko bahagarariye, ku isi nta rukiko bahagarariye, mu ijuru nta rukiko bahagarariye. Aba ngaba ni abafana bibi gusa niyo bifuriza ku buzima bwabo. Ariko reka dushimiye Imana ko impundu z'ababisha batazivugirije kunesha. Imana ihimbazwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mugaragu Imana yaravuze ngo nkingiriza Mana nibambone. Nawe Imana ikwiha akarido ku buzima bwawe ikagukinguruka, abantu bakakubona bakuvuga byinshi. Bibiliya ivuga ngo iki? Biravuga ngo Uwiteka Mana ya Isiraheli gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhera. Imana igira ibintu isinziriza guhera mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire nta nshuti nimwe ibaho, burya inshuti ni Yesu. Kubera ko inshuti zo mu isi nta kigenda, igukunda iyo ufite, ejo iyo udafite ntabwo igukunda. Rero inshuti zo mu isi ziraharara. Reka nkubwire niba zikunkunda koko uzamura ururabyo rwanjye nyiri muzima ntuzarume napfuye. Abantu muri iyi minsi bafite Yesu ashimwe z'uburyarya mu mitima yabo. Aho umuntu uhura nayo ku rusengero ati mwene data Yesu ashimwe, akaguhobera guhema, wagera imbere ati kiragapfa, wagera imbere ati kirakamwara, kiragakenyuka. Ariko dushime Yesu Kristo utanga ubuzima mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Niba ufite ikibazo cy'umugongo, niba ufite ikibazo cy'urubyaro, niba ufite ikibazo cy'urushako, niba utameze neza, niba urwaye, humura Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data umujyanye. Muri njye yaravuze ngo umusaraba niwo bendera ngo ryaca abakijijwe, aravuga ngo twemeye n'isoni zawo, niyo mpamvu tunesherezwa na Kristo kuko ari uduha imbaraga, dushobozwa byose na Kristo kuko ari uduha imbaraga. Bibiliya iravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro, ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe yose kuko umunyabibi yatsembweho atazongera kunyura iwawe. Muririmbyi yaravuze ngo hoya sinakurekura sinakureka sinagusiga. Hari indirimbo najyaga ndirimba ivuga ngo nizadusiga nizaduhana iraduhetse ku mugongo wayo, nizadusigayo nizaduhana iraduhetse ku mugongo wayo. Amagara araregetse nureba inyuma urajyanwa n'itokoma. Abantu bamaze muri iyi minsi ya none merutse kuzura umwuka wera, Yesu amereze ibihembano by'umwuka, arambwira ngo nindirimbe ngo aho nari Yesu honyito Yesu yaranyimuye. Merutse no gukora indirimbo ivuga ngo ku nyanja ya Tiberiya aho Yesu yankuye. Ku nyanja ya Tiberiya igereranwa n'ibibazo, igereranwa na kagahinda, igereranwa na hahandi narindi n'igiryo byo muri Fuberi, igereranwa na hahandi narindi ndi Mayibobo. Aho nari Yesu honyituye ubu Yesu yaranyimuye. Mu bantu Yesu yagiriye neza nanjye ndimo, muba Yesu yagiriye neza nawe urimo. Imana iramutse ikubishuje igipimo cy'umwuka uhumeka uyu munsi wa none, ntago wabona ubushobozi bwayo cyangwa se ntiwabona fagitire y'ibyo wakishyura. Imana igukubise fagitire. Rero dushimiye Imana ko ariyo ishobora byose kandi ari iturinda. Yeremiya 3:3 hari ijambo rivuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biri imbere yawe utakikuriraho. Imana igukurireho ibikomeye biri ku buzima bwawe, Imana igutabare. Bosco nshuti yaravuze ngo mwami Yesu uranyumva, ngo Yesu uranyumva, umenyera kure y'ibyo nibwira. Imana ishimwe cyane. Mu rubavu rwa Yesu Kristo niho havuyemo amaraso acungura ibyaha byacu. Twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana, ariko kubw'amaraso ya Yesu hashimwe Kristo, hashimwe Kristo wemeye kwitanga, hashimwe Uwiteka wemeye gutanga umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege ngo aza ducungure. Ubundi yankunda kubwira abantu ngo ntabwo Herode arwanya umwana wese w'umuhungu uvutse, ahubwo Herode arwanya umwana uvuka inyenyeri kaka. Impamvu abantu bakurwanya ni inyenyeri bari kurwanya ngo ni trending cyangwa se ni yamamara. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, mwana w'Imana, Imana iragukunda cyane. Imana yamye ngo nze nkubwire ngo ntiyakureka, ntizagusiga, ntizaguhana. Imana yabanye na Saduraka, ibana na Bedenego, ibana na Meshaki, ibana na Daniel mu rwobo rw'intare, ibana na Dawidi ku rugamba, ibana na Didiyoni, ibana na Aburahamu na Sara. Imana yabanye na Salomo,
Imana yabanye n'aba Isa, Imana yabanye n'abantu benshi bagiye batandukanye, na nizi saha iracyakora. Ya Mana yakoraga kera na n'uyu munsi niyigikora. Rero reka nkubwire ngo izera iby'Imana ikuvugaho. Imivumo bakuvumye mu izina rya Yesu Imana igukureho. Abakuziritse mu izina rya Yesu Imana ikuziture. Muri famiye aho bagusize Imana ihagukure. Abakurwanya aho bakujyanye Imana ihakukure mu izina rya Yesu. Ababona utari umumaro Imana kugira umumaro umunsi wa none. Uhuye n'umuhanuzi w'Imana Profete Byukura bagirane Noheri. Mwatuyeho uburinzi bw'Imana, mwatuyeho imbaraga z'Imana, mwatuyeho guhirwa, mwatuyeho guba umugabo nyamugabo, mwatuyeho ku mubyeyi ushima Imana, mwatuyeho kujya hanze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuguma muri nge amagambo ajya muri mwebwe musabe icyo mushaka muzagihabwa. Luka 7:13. Bibiliya iravuga ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Amarira umaze iminsi urira, agahinda umaze iminsi ufite, umubabaro umaraye iminsi, Imana yarabibonye. Imana yumvishe gusenga kwawe. Bibiliya iravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ntabwo Imana izemera ko ababisha bavugiriza impundu kunesha ku buzima bwawe. Umuririmbyi yaravuze ngo ndagarutse Uwiteka, ngaruwe no kugushimira. Aravuga ngo ninjye wa wundi n'amazina yanjye yombi, ninjye wa wundi bava ngo ntacyo nzimarira, ninjye wa wundi bava ngo nzapfa nikamiye nayimbwa, ariko uyu munsi ndanywa y'ikivuguto. Dushimiye Imana, haleluya. Uyu munsi nkuzaniye siripurize ivuga ngo guhura na Yesu gasa nawe. 2 guhura na Yesu amateka gahinduka. 3 guhura na Yesu akaguhindurira icyicaro. Yesu aguhindurira icyicaro. Hari abantu bakuzingiye, hari aho bakwicaje. Ndavugana n'umurozi wakurogaga. Bibiliya ivuga ngo mu mwaka wuze yatanzemo nibwo Yesu yabonye Imana. Uzagereranywa n'umurozi, uzi ukurwanya, uzuhiga ubuzima bwawe, uzutuma udatera imbere, uzutuma udatunga imodoka, uzutuma utabyara izo manga. Elasini mini foko nizango widrai tawala wiri birifo zobrere ko nizango winidrai. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Umva nkubwire, Yesu aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko Mana. Nanjye Uwiteka nkuramburiye amaboko. Nibutse ko wankuye mu magibo, nibutse ko wankuye mu mihanda, nibutse ko wampaye ubuzima, nibutse ko wampaye agaciro, nibutse ko wamvuganiye abantu batari bari, aho data na mama batabaye Imana yarahabaye. Nje navutse ndi ipfubyi, iwacu n'ahantu bita Nyamasheke mu Kirambo Icyangugu. Mvuka ndi imfubyi, ndavuka nabona mama, nabona data, ariko Imana imbere aho mama atari, imbere aho data atari. Yesu ni use w'imfubyi, akaba umugabo wapfakazi. Reka kwiheba, reka guhangayika. Nubwo uyu munsi utameze neza, ariko ejo bizagenda neza. Oh haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Rero wari ukurikiranye izi kamera za Shenge TV, ukurikiranye izi kamera za Profete Noheri official, za Profete Noheri official. Reka nkubwire ngo Imana iragukunda kandi Imana iguhagazeho. Imana iri ku buzima bwawe. Uri mu diaspora, uri umunyarwanda, aho uherereye hose, uri mu Burayi, uri mu Busuwisi, uri Norvege, uri Afrika, uri Dubai. Imbaraga z'Imana zigusange mu kazi ukora. Imana ikwibuke, Imana ikwigaragarize, Imana igukureho inyatsi, Imana igutandukanye na Sani Barati na Tobiya ndetse na Geshemu mu izina rya Yesu. Ndatuza kanwa kandi Imana ngo nzahesha umugisha zawe umuha, nguhesheje umugisha, nguhesheje imbaraga z'Imana, nguhesheje ubutabazi. Bibiliya ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ntabwo byari bihagije kuba Imana yaradukunze, ariko yakoze ikimenyetso kitwa kidukunda. Iduha umwana wa Yesu Kristo, aratwitangira, amena amaraso ku bwacu, ashenjagurirwa ibicumuro byacu, aba ari byo yishyiraho, yikorera umusaraba, arabambwa turabamburwa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tugomba gushimira aya maraso. Nyir'umurimo aracyahari, uyu murimo wawumeneye amaraso aracyahari. Uyu murimo nituwunsherese, agakiza wahawe n'Imana wigacerensa nshuti yanjye, kuko Imana igufiteho umugambi mwinshi. Yakunda kubwira abantu iri jambo, ubuntu bw'Imana iguhaye buguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura ugomba kuba uyu munsi wa none. Aha turi none hahoze abandi. Imana igutereke ku kigeri kwishimiraho. Haba kuki yavuze ijambo rizima, aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire numva icyambwira. Rindira, ese aho wavuganiraga n'Imana niho ukiri? Ese iby'Imana yakubwiye aho ni wabagiwe? Biravuga ngo nimumara kurya mugahaga mw'Abisiraheli mwe nimuzibagirwa aho Imana yabakuye.
bamwe baribagiwe bwoko bw'Imana burimbo no kutagira ubwenge, bwoko bw'Imana burimbo no kudasenga. Reka nkubwire, ibivuye ku mavi birindishwa amavi, ibivuye mu gusenga bikarindishwa gusenga. Hagarara ku cy'Imana yakuvuzeho. Imana iri ku buzima bwawe. Yeriko y'agasuzuguro, yeriko ikurwanya, yeriko y'ubushomeri, yeriko y'uburwayi, yeriko y'agahinda, iraridutse mu izina rya Yesu. Nzanye ijambo rivuga ngo Imana irituye yeriko ku buzima bwawe, yeriko yo kutabona akazi, yeriko yo kutishima nk'abandi, yeriko yo gahinda, yeriko ndayiritura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ahari kurira kwararira umuntu mama, amafi menshi ngo barayafata barishima. Yesu ni uzaho biherereye ibyawe. Ibyo byaranze, wagiye mu bapfumu biranga, wagiye mu barozi biranga, wagiye kuraguza biranga, barakubwiye ngo urasaze. Yesu ni uzaho ibye biherereye. Witinda utereta abantu, tinda utereta Imana. Imana ni kwemera izakwemeza abantu. Impamvu abantu mukomerekane ebyiri, mutinda mutereta abantu, mugatinda mwicarana n'abantu mudakwiye kwicarana nabo, mukaguma mu kigali mudakwiye kugenderamo. Ariko umva, wivuga ngo kuki abantu bakwibazaho, banzu rebe n'utari ikibazo wisuzume. Nusanga uri ikibazo, ubwira Imana guhindura igisubizo. Ndafashishwa in the name of Jesus Christ. Pokea. Reka nkubwire, badasema badacoka. Abakurwanya bose bazakurwa n'isoni. Today aujourd'hui now, uyu munsi Imana kwigaragariza, uyu munsi Imana guhindurira amateka nshuti yanjye. Uyu munsi nje gusenga nawe nkubwira ngo yeriko Imana igiye kuyiritura. Hari yeriko Imana irituye ku buzima bwawe, hari uburinzi Imana izanye ku buzima bwawe. Umva, umuhanzi witwa Torero Jean yaravuze ngo nta busenga kina, arangira avuga ngo kandi ukandagira usenga, aravuga ngo ntabwo ajya honyora. Umuntu usenga aratungurana, umuntu usenga yimura imisozi itabimenye, niko Yobu yavuze. Gusenga byimura imisozi, gusenga umuntu usenga atungura iminsi, umuntu usenga aratungurana, umuntu usenga atungura ibihe, umuntu usenga abasha kujya mu mugambi w'Imana, akareba muri telescope y'umugambi w'Imana, akamenya iby'Imana itekereza, ikamuvunguriraho gato, ikamwereka ibyejo hazaze zakorera abana bayo. Tola sala wini minifo heniko tido biko nizango wini dry ori ya baba shidi binifo hetawi urize netaya uri kotido binifo urizo niwinima uri shando wini dry. Uyu munsi Imana kwigaragarize, uyu munsi Imana irari wawe, uyu munsi Imana kugenderere. Imana yagendereye Kuro, Imana kugenderere. Yabwiye Kuro amagambo akomeye, iramubwira ngo Kuro uwo nimicishije amavuta, Kuro unafashe ukuboko, Kuro uwo kiri mu nda ya nyina, nkakugira umuhanuzi uzahanurira amahanga. Umva Kuro we, Kuro bwirwa suwa muri bira, Kuro niwe uri kubwirwa. Imana izakujya imbere, ahataringaniza izaharinganiza, inzugi z'imiringi zazicamo kabiri, n'ibihindiza byabyo izabimenagura. Imana yabanye na Paulo na Sila mu nzu y'imbohe, irantumye. Umva icara wumve, irantumye ngo ninkubwire ngo humura. Barakugambanira bimenya, barabikuburira bimenya, bakwicariraho irabimenya, barakwikiranira bimenya. Ariko umva ukuntu Imana intumye, iramye ngo igiye kubatatanyiriza mu nzira zirindwi. Luka 7:13 hari ijambo rivuga ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ngo wirira, agahinda ka Imana kaguhanagureho. Bibiliya iravuga muri Yobu 28:28 hari ijambo rivuga ngo maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Reka nkubwire nshuti yanjye, ubaho Uwiteka, ubane n'Uwiteka, ibyo ukora byose bishimwe n'Uwiteka, Imana izakugirira neza. Biravuga ngo abamuwabo nibo gikarabiro cyanjye, ariko abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Imana igukubitiye Abedomu, rastidi minifo eniko nizango winima. Abedomu radepoza bakakwitambika, pene wini minifo. Abedomu ntabwo bemera ko ari cyo wageraho, ariko umva ukuntu Imana imbwiye Abedomu, Imana igiye kubakubita inkweto mu mutwe. Reka nkubwire inshuti yanjye, humura Imana irakudeporeje, humura Imana ihagararanye nawe, humura Imana iragukunda. Ntabwo Imana yakugirira nabi, reka kwigirira nabi. Isi iragukunda, igihugu cyawe kiragukunda, n'Imana iragukunda. Imana iragukunda nuko inshuti, Imana iragukunda mwana wa mama. Garukira aho ngaho inshuti yanjye, garukira utagwa mu kabari, garukira utagwa mu buraya, garukira aho ngaho utarimbuka, garukira habera ndumva tugiye kuzamuka. Muri byo yaravuze ngo sukama amavuta ngo menshi atembe nk'umwuzure, domene fire siri minifo. Umva nkubwire, sukama amavuta, bwira Imana igusukire mu mavuta. Umugani w'abakobwa 10, 5 b'abapfapfa n'abandi 5 b'abanyabwenge, muri 5 b'abanyabwenge uve muri 5 b'abapfapfa. Imana iragukunda
kandi Imana iri kumwe nawe. Tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana hindura amateka y'ubuzima bwacu, hindura amateka yacu Uwiteka. Imana ikurebera aho utareba, Imana ireba aho abantu batareba, Imana igera aho abantu batagera. Wahamagara muyomba nakwitabe, wahamagara so wanyu nakwitabe, wahamagara nyoko wanyu nakwitabe, wahamagara bo mu muryango nibakwitabe, ariko hamagara noneho. Niko Bibiliya yivuze, hari uwakumva. Hamagara the win meaningful. Ndakumva papa, ndakumva Mana, dolasini meaningful. Hamagara Uwiteka wera wa Isiraheli, Uwiteka Imana ikomeye, Uwiteka Imana ikinga ntihagire ukingura. Petero yaravuze ngo uwo mwishe mukamubamba ni ukoze bimureba. Bibiliya iravuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, ab'Imana irabemera, kandi y'Imana ibemeye ibemeza n'abantu. Reka nkubwire inshuti yanjye, ni ukuri Pawulo yaravuze ngo nyiri umwana nakoraga iby'ubwana, maze gukora sigaye nkora iby'abantu bakuru. Va mu byaha nshuti yanjye, gana umusaraba. Inzira yawe niyo gukiranuka, hazabaho inzira nyabagendwa, niko ijambo rivuga. Iyo nzira izitwa iyo kwera ndetse no gukiranuka. Hazabaho n'inzira ifunganye, ariyo nzira yo kwera no gukiranuka. Hari n'inzira, umva nkubwire, umugisha wa Satani umeze nk'amazi aje mu ibase, ariko umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Nubwo uza nka Salomo iri kujya mu mubiri w'umuntu kaza gake gake, ariko Imana irengereye umuntu. Umva nkubwire, ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe witwa Garasi, ndavugana na Chantal, ndavugana na Nanyweye, ndavugana nawe ufite ikibazo cy'ubumuga, ndavugana nawe ufite ikibazo cy'amavi. Dopera sini meaningful koniza ngo ni dry ori yashakata. Ndavugana nawe maze igihe ufite ikibazo cy'urubyaro, akira urubyaro mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe wabuze akazi, ndavugana nawe waheze mu nzu, ndavugana nawe ufite ikibazo cy'amaso, ndavugana nawe ufite ikibazo cy'umutima, akira uburinzi. Iyo diabetes yo kukwica, dopene sini meaningful niko nizango sharawiri beautiful sobrere mando witrai. Ndakumva Mana, ndakumva Uwiteka. Imana iramye ngo ninkubwire ngo akira ubutabazi, akira gukira, akira uburinzi bw'Imana. Imana nibane nawe mu izina rya Yesu. Ndagukunda kandi nukuri Uwiteka ari ku buzima bwawe. Ijambo riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Impundu zigiye kuvuga ku buzima bwawe. Akira impundu ziravuze. Kirazira kwizera umwana w'umuntu, birava ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Abantu bamenye ikikwicariye, ariko ntibashobora kumenya ikikwicayemo. Ikikwicayemo gifite agaciro gakomeye kurusha ikiguhagaze hejuru. Imana igukubitira ibiguhagaze hejuru, ibikurunguruka Imana ibikubitira ibisindirize guhera, ibikurwanya Imana ibikubite, ibiguteza inyatsi Imana ibikubite. Imana igukubitira abadayimoni, Imana igukubitira Satani n'abambari be mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uwiteka aragukunda kandi Uwiteka aguhagazeho. Tujye gusenga Imana. Ukeneye kumvugisha ni 0780 52 90 0780 52 90. Ku bantu bari hanze ubanza plus 250, ubundi ukanyandikira kuri WhatsApp. Imana ibahereze umugisha. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'urukundo. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Mesheje umugisha ubwoko bwawe. Waramye ngo nzahisha umugisha uzawumuha. Nsengeye abanyakanada, nsengeye abanyamerika, nsengeye abanyarwanda, nsengeye aba Nairobi, nsengeye abo muri Kenya, nsengeye abarundi, nsengeye dobi enema, nsengeye abari Omani, ndabasengeye abari muri Europe mu izina rya Yesu Kristo. Tobini fozo brere konizanga abari mu Burayi, abari mu Bubiligi, abo bose ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo bagire neza. Abari Australia, abanyarwanda bose bari mu bihugu byo hanze, witwa mu diaspora wese, muzamwe mu masengesho yawe kuko uri Imana ikomeye. Ngo ukomeze ubaho ubuzima, komeza ubatabari, barwanirire. Bamwe barakomeretse, bakomeretswa n'abahanuzi, ariko Uwiteka birava ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Mkani muri ibyo 7 harimo abana bishigarije mu izina rya Yesu. Namaze kumenya neza ko hari abantu urwara ariko ukabarwara unabarwaje. Uwiteka ndagushime ko kiduhagazeho twebwe, ndagushime kuri Imana ihagaze ku bana bawe. Komeza ubatabare, mbahesheje umugisha ni mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda cyane, I love you so much, kandi reka mbabwire ngo God bless you in the name of Jesus Christ.